amahoro utanga ntagira kirogoya n'amahoro umushonje agira n'urenganwa akayagira n'amahoro atuma umutima ukomera no mu gihe gishishana mwami Yesu yanyuzuze kandi ungeze ku ntsinzi mwami Yesu yanyuzuze kandi ungeze ku ntsinzi. Twongeye kwishimira kuba turi kumwe n'umuhanzikazi ukomeye cyane muri gospel akamwita Vumilia, ariko mu magambo make nkuko mumubona cyangwa nkuko musanzwe mumuzi mwajya mumenyera mu ndirimbo nyinshi cyane cyane muri ibi bintu bya gospel uburyo aririmba ko ari benshi bamukunda, ari no mpamvu twifuje kuba twaganira. Ariko ubundi tutarajya kure, Vumilia ni muntu ki mu magambo make? Vumilia ni umukobwa utari umwana ariko utanakuze cyane, mbese maze kuba agakumi gakuru. Mu rugo mvuka mu karere ka Huye mu murenge wa Maraba, aho niho iwacu. Urugo rwa data ruri ni naho mba, iyo ntari ku ishuri niho mba ndi. Yego ndi umunyeshuri muri kaminuza ya UTAB iba mu mpare mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Ndi umuririmbyi nkaba n'umwanditsi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ariko nk'umuririmbyi burya hari uburyo umuntu yivugamo ugatumya ko ari umuririmbyi koko, ntabwo turabyumva icyo turi kuvuga. Okay, nivuge nk'umuririmbyi. Amahoro utanga ntagira kirogoya n'amahoro umushonje agira n'urenganwa akayagira n'amahoro atuma umutima ukomera no mu gihe gishishana mwami Yesu yanyuzuze kandi ungeze ku ntsinzi mwami Yesu yanyuzuze kandi ungeze ku ntsinzi. Amen. Yanyuzuze kandi ugeze ku ntsinzi. Indirimbo nziza cyane. Nakubaza nka Vumilia, urugendo rw'umuziki warutangiye ryari, wabyumvishemo gute? Ese ni impano cyangwa ni ibintu ukora mu kumora ku muryango karohererekane gutyo? Amateka ambwira ko natangiye kuririmba nkiri umwana mutoya, kandi koko nibyo ntabwo bambeshya, njya mbyumva. Kera hari amaradiyo yabagaho yitwa kasete. Bajyaga bamfata amajwi ndi umwana ndi kuririmba ntaramenya kuvuga. Ayo majwi njye narayiyumviye, urumva nabitangiye nkiri umwana. Ariko urugendo rwo gutangira kujya mu studio nkasohora indirimbo abantu bazibona nabitangiye muri 2018 irangira. Muri 2018 kuri ubu ibikorwa byayo bihagaze bite, cyane mu bijyanye no guhiramya no guhimbaza Imana? Ibikorwa byanjye urumva igihe natangiriye hahise yikubitamo ibi bihe bibishye bya COVID, ntabwo byihuse nkuko nabyifuzaga cyane, ariko maze gukora indirimbo zigera muri 12 zirimo amashusho 4, izindi zikaba ari audio lyrics. Bonneho no kubabwira ko wabishaka bisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Vumilia. Indirimbo zigera muri 12 harimo ziri audio, harimo ziri video, urumva n'akazi gakomeye cyane. Ariko nizere ko nkuko bigaragara ufite abafana benshi, ufite abakuri inyuma benshi, uyu muri mukora Imana irawuzi kandi zimvune ugiramo. Nicyo nari kukubaza ati se nk'abakunzi bawe urabasaba iki? Abakunzi banjye ndabasaba ngo bakomeze bankunde, ntabwo niteguye kubatenguha, ibyo bankundiye nzakomeza mbibagezeho. Hanyuma rero iyo umuntu ari umukunzi wanjye akanamfasha kugeza ibihangano byanjye ku bantu benshi yifashishije izo mbuga nkoranyambaga nababwiye, cyane YouTube, ubona indirimbo yanjye nshyashya akayisangiza abandi, abagize neza n'abandi bashaka kumenya amakuru yanjye ya buri munsi, bankurikira kuri Instagram ngiraho account mu mazina yanjye Vumilia mfite Imana, no kuri Facebook nuko. Wow, ubwo urumva abakunzi bacu bakuri iki kiganiro baze kugukigira kandi baje kukuba hafi nuko uri kubisaba. Kwa mugani ufite abakunzi benshi, ariko ndagaruka ku gitaramo twahuriyemo, igitaramo cyabereye hano cy'Abungeri. Wakibonye ute? Wakiririmbyemo neza? Ngiye mbikubwire felicitation, kandi nabonye ufite abakunzi benshi. Ese wakibonye ute? Imitegurire yacyo ni nk'ubuhe butumwa wagenera abakristo cyangwa bizera baho?
ntabwo mfite ibintu byo kunenga, igitaramo cyagenze neza ndetse cyagenze neza kurenza uko nabitekerezaga. Urumva ni ubwa mbere nje kuririmba muri ibi bice bya hano hafi y'ikivu, ntabwo nenze ngo abantu baho bimeze bite, n'abantu beza bagira ubwuzu, mbese ku rwanjye ruhande byagenze neza, ubwo bivuze ko igitaramo ntacyo nkinenga. Reka twifurize kuzagira amasomo meza kandi twifuriza intsinzi no kugera ku ntego n'inzozi ufite muri kariyeri winjiyemo. Murakoze cyane.